Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 1947 n'igihumbi 1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Zaburi igice cya 34 umurongo wa 15 kugera kwa 19. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Why do we come to these troubles? What makes these things come? Why should a Christian ever be perplexed? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? But it doesn't. Kubera iki tuza kuri ibibazo? Niki kizana ibintu? Kubera iki umukristo ateshwa umutwe? Kubera iki ibintu byose bitakabaye bikorwa mu buryo butunganye ku mukristo, ariko ntabwo bikorwa? Ibyo turabizi. And we know it, and sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. Of course it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all. Thank the Lord. Kandi rimwe na rimwe tugira ibibazo byinshi igihe duhindutse abakristo kuruta uko twabigiraga ubwo twari abanyabyaha, kuko byanditswe ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. Imana yasezeranije amakuba menshi, ibyiyumviro bidasanzwe n'ibindi bintu bidasanzwe byakabaye biruta imyumvire yacu. But it's always done for our good. Amen. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. We would go with an understanding. Ariko igihe cyose bikorwa ku bw'ineza yacu, gusa ntitwabasha kubyumva, kuko turamutse tubyumvise icyo gihe ntibyaba ari ukwizera kuri twebwe, twajyaga kujyana n'imyumvire. But we do it, and we have it, and we believe by faith His word that it's going to work some good thing for us. Amen. Ariko turabikora kandi turabifite, kandi twizera dukoresheje ukwizera ijambo rye yuko igiye kudukorera ikintu cyiza. If we could grasp that today, on this morning, if we could grasp that all of our troubles, and there's none of us immune from them, and if we could realize that those things are for our good. Yaba twabashaga kumenya ibyo uyu munsi muri iki gitondo, yaba twashoboraga gufata dukomeje yuko amakuba yacu yose nta numwe muri twebwe ubirinzwe, kandi dushobora kumenya ko ibyo bintu biriho kugira ngo bitugirire neza. It is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself. Amen. Byanditswe muri kimwe mu byanditswe byo muri Bibiliya yuko ibigeragezo bitugeraho yuko ari iby'agaciro cyane kuri twe kuruta zahabu ubwayo. For it is God giving us these trials. Yes. After we become His property, our confession and our baptism and our promise to walk in life for Him, then every trial that comes upon us is to perfect us for His glory. Amen. Uko ari Imana iduha ibyo bigeragezo, nyuma tugahinduka umutungo wayo, kwatura kwacu, umubatizo wacu, isezerano ryacu ryo kugendera mu bugingo kubwe, noneho buri kigeragezo kituzaho ni icyo kugira ngo kidutunganye ku bw'icyubahiro cye. It's to bring us to a place where God can make Himself more real to us than He was before the trial comes. Ni icyo kugira ngo itugeze ahantu aho Imana ishobora kwigira ubwayo iyo ukuri cyane kuruta uko yari iri imbere yuko ikigeragezo cyiza. Amen. I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth.
ndashaka kwifatanya muri iki gitondo na Yobu nkavuga ko nabayeho igihe kirekire bihagije nkamenya yuko ari ukuri. Amen. I have seen it in my own life that every time a great situation rises that I can't get around it or under it or over it. Narabyiboneye mu buzima bwanjye bwite yuko igihe cyose imimerere ikomeye izamutse yuko ntashobora kubica ku ruhande cyangwa se munsi yabyo cyangwa hejuru yabyo. God makes a way and comes out glorious. I just wonder how His grace ever does it, but He does it. Imana ica inzira kandi ugasohokamo uri uw'icyubahiro. Nibaza byonyine uko ubuntu bwe bubikora ariko urabikora. And remember, in all these things Satan tries to make us nervous, upset us, to get us to think, oh, why did this happen? Why couldn't I have been like this? It's those crucial hours that press us on to those sacred sands. Kandi mwibuke muri ibi bintu byose Satani agerageza kudutesha umutwe no kutubuza amahoro, kutugezaho dutekereza ngo yo kubera iki bibaho, kubera iki ntabaye gutya. Muri ibyo bihe bigoye bidusunikira muri uwo mucanga wera. It was in the Bible, and remember, no matter how great the distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you. Amen. There is nothing can happen to you unless God permits it. Byari muri Bibiliya. Kandi mwibuke uko umubabaro waba ukomeye kose, Satani ntashobora gufata ubuzima bwawe Imana itararangizanya nawe. Nta na kimwe gishobora kukubaho Imana itacyemeye. There is no evil can come unless God permits it, and it's for your good. He's working. Nta kibi gishobora kuza keretse Imana icyemeye kandi gikora ku bw'ineza yawe.